umwana w'umuhungu w'ingimbi tuvuga ko ageze muri iyo myaka 13 kuzamura, tuvuga ko ageze muri iyo myaka ari uko atangiye kugaragaza ibimenyetso bikurikira. Nuvuga ngo uyu mwana w'umuhungu w'ingimbi ni umwana uba ugeze muri ya myaka yo kwiyumva ndetse no kumva ko agomba kugira ubwigenge bwe ku giti cye, ariyo mpamvu akajya mu nshingano za se ndagukubita cyangwa se akamugira inama. Uyu mwana w'umuhungu kandi nanone atangira nanone kugira imihindagurikire mu mubiri we, ariho atangira kumera ubwanwa. Ukabona umwana w'umuhungu atangiye kumera ubwanwa, atangiye kuniga ijwi, atangiye kubyimba amatuza, atangiye kwiyitaho mu buryo budasanzwe. Mbese uyu mwana w'umuhungu n'ikindi kintu kibaho kandi gikomeye batajya basobanukirwa, atangira kugera igihe cyayeho ku mubiri we bishobora kumufasha gukomeza kubaho neza kandi bitamuteye n'ikibazo, imyaka ibigoye cyane akayisohokamo neza nta kibazo agize. Yego, warugarutse neza ku bijyanye na social media. Ese abantu badukurikiye abenshi ni urubyiruko n'ababyeyi, wasobanura gute ku kintu kijyanye na social media muri ibyo bihe abana b'abangavu baba bagezemo? Ni ibintu biba bimeze gute? Wasobanura iki? Social media ni nziza. Yego. Aho baba batangiye no kwambara amapantaro, kuba wamubwira ngo yambare ipantaro ikabutura ajye kwiga bikagorana. Niyo mpamvu navuga ngo ni imyaka abana b'abahungu baba yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kumererwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro byose tugiye tubagezaho by'Ijabo rye TV. Hanyuma rero iki ni cya gice cy'ubuzima aho tugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, turi kumwe na muganga, aho dutumira muganga akatuganiriza byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima. Rero twihuse, abantu basanzwe badukurikira bazi aho twari tugarukiye, bazi ibice bimwe byabanje twagiye tuganira hamwe na muganga. Rero twihuse naho ikaze muganga, ubundi agakomeza n'indi ngingo yaduteguriye uyu munsi. Murakoze, nani ndabasuhuje abakurikiye Ijabo rye TV. Nk'uko umunyamakuru yaramaze kubivuga, ni umwanya tuganira ku bintu bitandukanye mu buzima kugira ngo twungukiremo byinshi, haba ubujyanama haba n'ubumenyi muri rusange. Rero abo twari kumwe mu kiganiro cyangwa babashije gukurikirana ikiganiro cyacu cy'ubushize, twari tuganira ku mwana w'umukobwa w'umwangavu, bimuranga, bishobora gukorerwa muri cya gihe arimo, ndetse we n'icyo yakora kugira ngo abashe kubisohokamo neza. Uyu munsi rero turashaka kuganira nanone, burya umukobwa ntatana n'umuhungu, biba bisa naho bibangikanye. Uyu munsi turashaka kuganira ku mwana w'umuhungu kugira ngo twisobanukirwe, ese ahatari umwangavu haba hari iki? Turabizi rero ahatari umwangavu haba hari ingimbi. Ingimbi ari nawo umuhungu cyangwa se ari we musore, buriya umwise umwana muto byagorana kubera ko imyaka agezemo ntabwo we aba yemera kwitwa umwana kuko aba ageze mu cyiciro cy'abakuru. Niyo mpamvu rero kuri uno munsi abadukurikiye kuri kamera za Ijabo rye TV, umunsi tugiye kuganira ku mwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu, ese iyo tuvuze ingimbi twumva iki? Ese iyi ngimbi, iyo tuvuze ingimbi ni umuntu ugaragara gute, ugeze mu yihe myaka? Ese ni iki kintu gishobora kubaho cyangwa gishobora gutuma uwo mwana ubugimbi bwe ashobora kubusohokamo neza cyangwa yagira uburangare akabusohokamo? Ese ni izihe nama twamugira? Ese we n'iki yakora? Icyo nicyo tugiye kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umwana w'umuhungu ugejeje ku myaka 13 kugera kuri 15, burya ubushakashatsi bugaragaza ko kuri iyo myaka aribwo umwana batangiye kwitwa ingimbi, aho aba afite kuva kuri 13 kugera kuri 15 agaragazwa n'ibimenyetso cyangwa se n'ibintu turi buze kuza kuganira muri iki kiganiro cyacu. Ariko harabava kuri 15 bakagera kuri 18 bitewe n'imikurire y'ubuzima bwabo.
uyu mwana rero w'umuhungu navuga w'ingimbi, niyo mpamvu tuba twifuza kubiganiraho cyane, kubera ko iyi ni ya myaka navuga mibi, reka nyite mibi, ni ya myaka igoye cyane, ku buryo iyo umuntu atayibayemo neza ashobora kwiyangiririza ejo hazaza he heza, cyangwa akahategura neza akagira ubuzima bwiza. uyu mwana w'umuhungu w'ingimbi, tuvuga ko ageze muri iyo myaka 13 kuzamura. Tuvuga ko ageze muri iyo myaka ari uko atangiye kugaragaza ibimenyetso bikurikira. Ni ukuvuga ngo uyu mwana w'umuhungu w'ingimbi ni umwana uba ugeze muri ya myaka yo kwiyumva ndetse no kumva ko agomba kugira ubwigenge bwe ku giti cye. Ariyo mpamvu ababyeyi batabaye maso, abarezi batabaye maso, igihugu kitabaye maso, uyu mwana w'umuhungu ashobora kugira ibibazo bitandukanye. uyu mwana w'umuhungu, ikizakugaragariza ko umwana w'umuhungu ageze mu gihe cy'ubugimbi ndetse ari imyaka agomba kwitondera cyane kugira ngo adahuriramo n'ibibazo bitandukanye, ni uko uwo mwana w'umuhungu uzabona mu rugo atangiye kugira imyitwarire idasanzwe itandukanye n'iyo yari afite. Uzabona uyu mwana w'umuhungu atangiye kuvuga aniga ijwi mu buryo budasanzwe. Icyo ni ikintu uzasanga uwo mwana w'umuhungu ukumva ijwi ari kuvuga ntabwo ari ijwi yari asanganye kuvuga, bivuze ngo atangiye kuniga ijwi. Ikindi uyu mwana w'umuhungu azagaragaza, uyu mwana w'umuhungu azatangira kubyimba ibituza. Nujya umubona ari kwireba, yumva ko amaze kuba umugabo, ndetse rimwe na rimwe baba bumva abana b'abahungu bahagarara mu nshingano za ba se badahari. Mu gihe mushiki we wenda akoze agakosa kajya mu nshingano za se, ndagukubita cyangwa se akamugira inama. Uyu mwana w'umuhungu kandi nanone atangira kugira imihindagurikire mu mubiri we, ariho atangira kumera ubwanwa. Ukabona umwana w'umuhungu atangiye kumera ubwanwa, atangiye kuniga ijwi, atangiye kubyimba amatuza, atangiye kwiyitaho mu buryo budasanzwe. Mbese uyu mwana w'umuhungu n'ikindi kintu kibaho kandi gikomeye batajya basobanukirwa, atangira kugera igihe cyo kwiroteraho. Icyo kimenyetso cyo kwiroteraho, nk'uko twavuze ko abakobwa bajya mu mihango, niko umuhungu nawe yiroteraho. Umuhungu yiroteraho byagenze gute? Uvuga ngo abageze muri ya myaka nawe y'uburumbuke, ariyo mpamvu twavuze ngo atabashije kwitwara neza ishobora kumubyarira ibibazo cyangwa ikazamubera myiza. Iyo myaka y'uburumbuke ishobora kumuteza ibibazo byo gutera inda, kuko iyo ageze mu gihe cyo kwiroteraho ni igihe aba afite ubushobozi umubiri we uba ufite ubushobozi bwo kurema intanga. Izo ntanga reka mvuge ngo ni intangangabo. Iyo ntangangabo yahura n'intangangore bikaba byabyara iki? Bikaba byabyara cyangwa se bikaba byatuma ashobora gutera inda mu gihe atateguye, akaba yahura n'ibyo bibazo atateguye. Niyo mpamvu rero umusore cyangwa se umwana uri muri ya myaka za 13, 14, 15, 16, 17, 18, namushishikariza kureba iki kiganiro kugira ngo yumve ese ni gute umubiri we uhinduka, ese ni gute yabyitwaramo, ese byakwangiriza iki kuri we, cyangwa se yabyitwaramo gute. Uwo niwe mwana rero twavugaga w'ingimbi, ugaragazwa na biriya bimenyetso maze kuvuga: gubyimba amatuza, kugira ubwanwa, kumera incakwaha, ndetse n'ubwoya bumera ku myanya myibarukiro yiwe, ndetse atangira kugira autorite muri we, kumva ko agize inshingano. Hanyuma bivuze ngo umwana uri muri iyo myaka guhera kuri 11, 13 kuzamura, abashobora kuba yasama cyangwa se kuba yatwara inda. Uwo mwana mbabwiye w'ingimbi ntabwo yasama sori gatoya, ahubwo we yatera inda. Aba afite ubushobozi muri we bwo gutera inda, kubera ko aba yageze muri ya myaka y'uburumbuke. Bivuze ngo ari umuhungu ashobora kuba yatera inda, ariko umukobwa ashobora kuba yasama muri ya myaka, muri cya kiganiro twakoze muri ya myaka nasobanura. Yego, nibyo twakomeza. Rero uwo mwana w'umuhungu umaze kureba ibyo bimenyetso byose agaragaza, atangira kugira imihindagurikire mu mubiri ye idasanzwe.
aho rimwe na rimwe umubiri we ugira ubushake ku kintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Agira muri we kumva ko umubiri ugize ubushake cyane ku kintu kijyanye no kuba yakora imibonano mpuzabitsina, kuko abageze muri ya myaka y'uburumbuke, aho aramutse atitonze neza ashobora guhura n'ibibazo byo gutera inda, akangiriza amahirwe ye y'ubuzima bw'ejo hazaza. Yego. Hanyuma urabona abantu b'ingimbi cyangwa se bari mu myaka, iyo myaka umaze gusobanura, bashobora kuba bahura n'ibyo bibazo byo kwiroteraho, haba ari umukobwa, haba ari umusore. Ubona ari iki cyangwa abantu babakurikirana nk'abarezi, haba ababyeyi babo, bakwiye gukora iki kugira ngo babakurikirane muri ibyo bihe baba bagezemo? Bakora iki? cyane cyane ababyeyi ndetse n'abo bana b'abahungu tumaze kuvugaho. Nk'uko nabivuze, abana b'abahungu bagomba kwitondera ibyo bihe baba bagezemo, kubera ko bibatwara mu buryo butandukanye n'ubwo bari basanzwe babamo. Urumva umwana w'umuhungu nimba yari munsi ya myaka, yafataga isafuriya akajya kuzana amazi, ariko kuri iyo myaka biragorana cyane ko wamubwira ngo nafata isafuriya ajye kuzana amazi. Wenda yambaraga ikabutura akajya kwiga. Iyo myaka ni nayo myaka dusanga abana bageze muri za secondaire, aho baba batangiye no kwambara amapantaro. Kuba wamubwira ngo yambare ipantaro ikabutura ajye kwiga bikagorana. Niyo mpamvu navuga ngo ni imyaka abana b'abahungu n'ababyeyi baba bagomba kuba attentif cyane, kugira ngo bibafashe gutegura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza bafite ubuzima buzima. Hanyuma urabona nk'ababyeyi, hari ababyeyi baba bazi, baba bafite ubumenyi ku bijyanye n'imyororokere, uburyo bashobora kuba bakurikirana abana babo, ariko hari n'abandi badukurikiye bafite ikibazo, badafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'uko bakurikirana abana babo. Ese ni ibihe bimenyetso bigaragara ku mwana w'umuhungu, ubwo urabisobanura, cyangwa se ku mwana w'umukobwa ugeze muri ibyo bihe, kugira ngo n'ababyeyi bamenye uburyo bashobora kumukurikirana, bamenye ngo ageze muri ibi, ni ibihe bimenyetso agaragaza kugira ngo babashe kuba bamukurikirana? Urakoze, nibyo nahereyeho mvuga. Umwana w'umuhungu ugeze mu gihe cy'ubugimbi cyangwa ugeze muri iyi myaka, atangira kugira imyitwarire itandukanye n'iyo yari afite. Uyu mwana ubona ko nyine atangiye kwiyumvamo muri we ko abaye umugabo. Muri uko kuba umugabo, atangira kurema izindi nshuti zitandukanye n'inshuti yari afite. Uwo mwana atangira gukurikirana ibintu by'amasosho media, kumva ko muri we afite autorite, ndetse rimwe na rimwe uyu mwana atangira kugendera mu bigare runaka. Ariko iyo asobanuriwe cyangwa se akigishwa, akaba afite ubuzima ku kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ku kijyanye n'izo mpinduka zabayeho ku mubiri we, bishobora kumufasha gukomeza kubaho neza, kandi bitamuteye n'ikibazo. Imyaka ibigoye cyane akayisohokamo neza nta kibazo agize. Yego, warugarutse neza ku bijyanye na social media. Ese abantu badukurikiye benshi ni urubyiruko n'ababyeyi, wasobanura gute ku kintu kijyanye na social media muri ibyo bihe abana b'abangavu baba bagezemo? Ni ibintu biba bimeze gute? Wasobanura iki? Social media ni nziza, zitanga ibiganiro byiza, ariko abantu tugomba kuzitondera, kubera ko hari social media zitanga ibiganiro byiza, byubaka, byigisha, ariko hari na social media zishobora kuyobya cyangwa se ziyobya abantu mu buryo runaka bitewe n'ikiganiro cyaricyo. Ni byiza ko uko ukoresha social media, ariko nanone ni byiza ko uhitamo izo ugomba gukoresha zikubaka, kuko uramutse uzikoresheje nabi nazo zishobora gutuma wenda icyo wifuzaga kuri social media kitagerwaho, ahubwo ugasanga utaye umurongo mwiza wari urimo ugiye mu murongo mubi. Hanyuma reka ngaruke kuri iki kibazo, nubwo hari ikiganiro nigeze kukikubazamo,
ku kijyanye urumva ni ibintu bijyanye n'imyororokere y'ingimbi y'abana nyine w'umwana w'umukobwa cyangwa se umuhungu. Reka nyikubaze, umukobwa ashobora kujya muri dushe akajya koga, hanyuma reka mbivuge gutya, niba ari amasohoro cyangwa se ari inuze ari amasohoro y'uwo mukobwa cyangwa se ay'umuhungu, reka mbivuge uko nguko, amaze gukoresha isume yiwe ari umukobwa, umuhungu nawe ahise ayikoresha, sorry ari umuhungu n'umukobwa agahita ayikoresha, izo ntanga z'uwo muhungu iyo zihuye n'iz'umukobwa hari risike bishobora kuba byateza. Hanyuma muganga, ndumva wadusobanurira uburyo bwimbitse bw'ukuntu abageze muri iyo myaka bashobora kwitwara, ese bitware gute? Urakoze. Nkuko natangiye mbivuga, navuze ko ari imyaka igoye cyane cyane ku rubyiruko, ku bana b'abahungu bagomba kwitondera cyane. Ni byiza ko bamenya ibi ngibi. Muri iyi myaka ni nk'umuntu ategurira ejo hazaza hiwe. Iyi myaka ifasha urubyiruko rwacu kumenya no gusobanukirwa ikibategereje, navuga ngo mu buzima bwabo bw'ejo hazaza. Iyi myaka nk'uko twabibonye, urubyiruko rwacu iyo rutayitwayemo neza bishobora kubatera ibibazo. Twabiganiriye mu minsi yashize turi kuvuga ku bangavu, ko umwangavu ashobora gutwara inda atifuza cyangwa atateguye kuba yatwara. Iyo nda rero birumvikana ntabwo izapfa kwizana gutyo gusa, azayiterwa na wa mwana w'umuhungu nanone bari mu kigero kimwe. Rero nkagira inama urubyiruko, nk'uko twabibonye ko ku mubiri w'umuntu umubiri uhindagurika, umubiri ukajya mu mwanya wo kwifuza ndetse no gukora cyane, rimwe na rimwe ukabaganisha ku mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu ngira urubyiruko ko nimba umubiri utekereje gukora ikintu, ntabwo bivuze ko icyo gihe icyo kintu ugomba guhita ugikora, ahubwo ugomba kumenya ko ari imikorere y'umubiri wawe ihindaguritse, uko iminsi izagenda ishira, ariko bizagenda birangira ukajya muri temps normal, ariko utabikoresheje neza nawe urabyumva ko bishobora kubyara ibibazo ndetse rimwe na rimwe bikakubuza amahirwe y'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. So rero rubyiruko, basore, ndifuza kubagira inama mbabwira ngo iyi myaka ni ya myaka umuntu agomba kubamo neza kandi ayitondeye kugira ngo areme ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Twirinde ibigare tugendeye ko tugeze muri ya myaka. Nibyo koko muri wowe ushobora kugira autorite kandi ukumva ntacyo bitwaye, nta n'icyo binatwaye, ariko umubiri nimba ugize amashagaga ku kintu runaka, banza ukitondere umenye ngo ese ndamutse nkoze iki kintu, ni iki kintu gishobora kubaho kitari cyiza ku buzima bwawe. Numara gusobanukirwa icyo ngicyo bizagufasha no kumenya uko witwara muri ya myaka. Kuko tuvuge n'urugero, muri ya myaka y'ubwadolesita cyangwa se muri iyo myaka y'ubugimbi, uhura n'inshuti, swate inshuti zifite amakuru atari meza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ugasanga zigutwaye mu bintu bibi utakagombye kujyamo. Nimba umubiri ugize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ukumva ugize amatsiko yo kuvuga ngo reka numve cyangwa se nkore imibonano mpuzabitsina uko bimera, ugiye kumva nyamara ntutekereje ikintu kinini kandi gikomeye kirimo gishobora kukugiraho ingaruka mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Nk'uko twabyize turimo twigana n'abakobwa, ushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite zimwe mu ndwara yarwaye nawe azikora imibonano mpuzabitsina, ugasanga nawe urazirwaye. Harimo ya kanseri, harimo ya mburugu, harimo ya virusi itera sida, mu by'ukuri harimo indwara nyinshi cyane, harimo gutera inda nanone,
kandi utabyifuje ukiri mbwira uramutse uteye inda ufite imyaka 14-15 uwo mwana washobora kumurera ni ikibazo biragoye cyane mwese muri abana mwese muri abana nta warera undi nta wagira undi nama so rero tukaba tuba twumva twifuza ko iyo mihindagurikire ibaye mu mubiri wawe wiyiha umwanya ngo wumve ko ugomba kuyikoresha uko ushatse gukora imibonano mpuzabitsina ngo uyikore uko uzahura n'inshuti mbi zikakujyana mu biyobyabwenge ngo ubikore kuko ibyo byose ni ibiyobyabwenge ni izo ndwara uzakuramo n'ubwo buzima buba uzatangira kubamo kandi utarabumenyereye menya ko mu mubiri wawe hari ibindi bintu biri kuhakorerwa bitewe n'imisemburo y'umubiri wawe umenya ko mu mubiri wawe habayeho impinduka nurangiza umenye uko uzitwaramo iyo ubyihoreye ntubitekerezeho niba ushatse ni urugero gukora imibonano mpuzabitsina iyo utabihaye umwanya ngo ubitekerezeho byenyine ubwabyo birijyana kubera ko ni umubiri uba urimo kubikora rero nkaba numva rwose umwana w'umusore cyangwa se umwana w'umuhungu uri muri iyo myaka yakagombye kwitonda akamenya ko nimba umubiri we wifuje ikintu runaka atari ko yakagombye kukiwuhereza ahubwo ariyo myaka agezemo kugira ngo umubiri we ukifuze agomba kwitonda igihe nikigera byose bizarangira nagera igihe cyo kubyemererwa iyo mibonano mpuzabitsina azayinywa kumva ashaka kwitwara azakwitwara ariko basi amaze kwisobanukirwa ku buryo atazitera ibibazo muri ubwo buzima so rero ntabwo twumva twifuza ko urubyiruko rwacu rugira inshingano zo kurera abana muri ya myaka yabo mikeya rutera inda ntabwo twumva twifuza ko urubyiruko rwacu rw'abana b'abahungu rwishora mu mibonano mpuzabitsina kandi bakiri batoya ntabwo twumva twifuza ko urubyiruko rwacu rwishora mu biyobyabwenge ngo rutangire runywa amatabi ngo rutangire runywa inzoga ibyo byose ni ibyangiriza ubuzima bwawe ni n'ibikwangiriza wowe ubwawe ni n'ibikubuza ejo hazaza hawe heza menya ko ubuzima bwawe bwahindutse numara kumenya ko bwahindutse umenye uko ugomba kubwitwaramo kugira ngo bigufashe gutegura ejo hazaza heza kandi nimba ugize ikibazo uburyo bwinshi burahari bwo kuba umuntu yasobanukirwa ibyo bibazo byose jya kuri social media uzahabona abantu batanga ibiganiro nk'iki kiganiro ndi gutanga bibafasha kwisobanukirwa baza umubyeyi wawe nawe ntacyo bitwaye baza mukuru wawe umubwire ngo ese ko mbona nsanze tuvuge ni urugero wiroteyeho mu gitondo ugasanga wenda ni urugero hari ibintu biri ku ipantaro yawe ko mbona bimeze gutya ni ibiki uzamenye ko nyine wageze mu gihe cy'uburumbuke nawe ufite ubushobozi bwo gutera inda ubyitondere ku buryo uko umubiri ugutwara atari kuzagenda baza umwarimu wawe se baza umupapa ukwegereye cyangwa ubaze mwarimu w'itorero ryawe mubaze ese ko mbona ibi bose barabizi kandi barabisobanukiwe bazagufasha kuba wamenya uburyo ushobora kwitwara muri iyo myaka ndifuza rero ko abana b'urubyiruko b'abahungu bamenya ko ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza bamenye ko bafite inshingano zo kuzakorera igihugu mu buzima bw'ejo hazaza bamenye ko ariyo maboko y'igihugu bitondere izo mpinduka zishobora kubaho ku mubiri wabo bisigasire bo ubwabo natwe nk'abantu babifiteho ubumenyi turahari kugira ngo tubafashe kugira ngo ejo hazaza tuzagira igihugu cyiza yego hanyuma rero ku muntu wese udukurikiye cyangwa muri bamwe badukurikiye b'urubyiruko bashobora guhita bakubaza iki kibazo nubwo tuzongera kubigarukaho neza mu kindi kiganiro dushaka kubyinjiramo neza tukerekana ingaruka zo kuba utumva neza cyangwa se udafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'ubugimbi ku bijyanye n'iriya myaka watubwiye ese ko ubona abenshi ko wabivuze neza ko iriya myaka baba bafitemo ubushyuhe cyane cyane abantu b'urubyiruko bakaba bafite ubushyuhe bwo kuba bahura n'umuhungu ari umukobwa akaba yahura n'umukobwa ari umuhungu yumva nyine abishaka ese wanasobanuye neza ku kijyanye na social media abenshi bajyaho bafite ibyo bashaka ese urasobanura gute ku kintu kijyanye no kwikinisha
muri iyo myaka, kuko abenshi bajya kuri social media bafite byinshi bashakaho, yaba yabuze wenda uwo babikorana, bisobanuye neza kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza. Urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza. Ari n'ikibazo amenshi mu rubyiruko bibaza kuri icyo kintu kijyanye no kwikinisha. Yego. Ndagira ngo mbabwire ngo kwikinisha ni ikintu kibi cyane. Yego. Ni ikintu kibi cyane kigira ingaruka kuri wowe ubwawe, ndetse kikagira n'ingaruka ku bushobozi bw'umubiri wawe. Ngo bitera no kwibagirwa, niko numva. Nibyo nshaka kuvuga. Kwikinisha bishobora gutuma uzinukwa burundu kuba wakubaka urugo nk'umuntu w'umugabo. Iyo ni ingaruka mbi cyane, ugasanga umuntu yabayeho muri ubwo buzima bwa bugimbi bwe, cyangwa se ya myaka ye ntiyayikoresheje neza, umubiri ukamutegeka kumva ko ukeneye gukora imibonano mpuzabitsina, yareba kuri social media haje ibintu byinshi bitandukanye, wenda akaba yakisanga ari kwikinisha. Ni ibintu bibi cyane bigira ingaruka ku gihe cyawe cy'ejo hazaza, bishobora gutuma muri wowe utibuka, mbese imikorere y'umubiri wawe uba uyihinduriye icyerekezo. Niko nabivuga, uba uhinduye icyerekezo mu mikorere y'umubiri wawe cyangwa se mu mikorere y'ubwonko bwawe. Ariyo mpamvu urubyiruko rukora cyangwa se umwana w'umusore wisanga muri uwo murongo yakoze icyo kintu, ntabwo ari ikintu cyiza, ni ikintu kibi kimugiraho ingaruka, ndetse ku buryo bishobora no kumuviramo ubugumba bwo kutazabyara mu gihe kizaza, kubera ko urumva atangiye guforosa imyanya myibarukire ye gukora mu buryo uwo mubiri utamenyereye gukora, kandi n'igihe cye kitaragera yo kuba yakoresha ibyo bintu. Niyo ngo uko byagenda kose hari ingaruka. So rero abana b'abahungu rwose twabagira inama yo kureka icyo kintu, n'uwo cyaba cyarabayeho akagerageza kubireka, akajya kwa muganga cyangwa akegera abaganga mu bigo byose, numva baba bafite amakuru bakamugira inama kugira ngo icyo kintu akireke hakiri kare, kugira ngo kitazaba chronique kuri we, kazamubyarira n'ibindi bibazo byose bitandukanye mu buzima bwe. Yego, ndagira ngo bisobanure neza uko hari abadukurikiye bashaka kubimenyaho neza by'umwihariko. Urabona ababikora akenshi biba byaturutse muri iyo myaka y'ubugimbi, akaba ariho byaturutse byahereye. Uwo muntu ufite iyo ngeso, ese akora iki kugira ngo iyo ngeso ibashe kuba yava? Kuko hari benshi badukurikiye babikora kandi bikaba byaraturutse muri iyo myaka. Ese ni iki yakora kugira ngo iyo ngeso icike kuri we? Murakoze. Tumaze gusobanukirwa neza ibibi byo kwikinisha, buri muntu wese yakagombye guhita yumva ko yakagombye kubireka. Kuko ntabwo bimwubaka, ahubwo biramusenya. So rero nkaba navuga ngo umuntu wese uri muri uwo murongo yatekereza uburyo yawuvamo, akegera muganga, akamugisha inama, mbese reka mvuge ngo akamuha ubuvuzi, akamuganiriza, akamugira inama kugira ngo icyo kintu akivemo. Kuko uko ubikora igihe kirekire cyangwa ubikora imyaka myinshi, urumva no kwangiriza ubuzima bwawe, ugendeye kuko bigabanya amarangamutima yawe, wagira undi muntu wenda mutandukanyije igitsina, harimo ko wenda bishobora gutuma bihindura direction cyangwa imikorere y'ubwonko bwawe, bikakugiraho ingaruka. Hariho ko bishobora kubaho chronique kuri wowe, ukisanga ibice bimwe na bimwe by'umubiri wawe bidakoze, ukisanga rimwe na rimwe ubuze n'urubyaro. Bivuze ngo urumva ko ari ikintu
kitari cyiza Yego. umuntu wese uri muri uwo murongo yakagombye kureka Yego. kugira ngo ejo n'ejo bundi azabashe kuva nk'umuntu utanga umusaruro ku bwe ku giti cye ndetse no ku gihugu muri rusange no mu muryango. Yego, hanyuma muganga wagira nama ki nubwo wigeze kubigarukaho gatoya, wagira inama ki ku babyeyi badafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'imyororokere? Se bakora iki kugira ngo babone n'ubumenyi baha abana babo babashe kuba babayobora mu nzira nziza yo kuba bamenya amakuru ahagije kuri ibyo bintu? Inama ki wabahereza? Urakoze. Nigeze kubivuga turi kwiga ku bangavu. Ndifuza ko ababyeyi batinyuka. Mbere baravugaga ngo ni ibishizi by'isoni, bakumva abantu bari kubiganiraho, bakumva kuri radiyo bari kubivugaho ngo ni ibishizi by'isoni, ariko nk'uko tumaze kubisobanukirwa ntabwo ari ibishizi by'isoni, ahubwo ni umusanzu tuba turi gutanga cyangwa se ni ubumenyi tuba turi gutanga ku bana bacu kugira ngo ejo hazaza habo hazabe heza. So nkavuga ngo mubyeyi, ganiriza umwana wawe ku mihindagurikire y'umubiri we, umusobanurire uko umubiri we uba uri gukora muri ya myaka, kugira ngo bitazamugusha mu mutego wo kuba yaba muri bwa buzima bwo kuba yanywa ibiyobyabwenge, bwo kuba yatera inda mu buryo atifuje, bwo kuba yajya mu byo kwikinisha, mbese bwo kuba yagera ku rwego rwo kudatanga umusaruro. Iyo niyo nama nagira ababyeyi, ariko nkagira n'inama abasore muri rusange cyangwa se abana b'abahungu bari muri ya myaka cyangwa n'abayirengeje bumva bagiye mu murongo batakagombye kuba barimo, ko nabo batinyuka bakagana ibigo by'ubuvuzi bikabagira inama, bakagana abantu babakuriye bakabagira inama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzagire u Rwanda rwiza rutekanye, rufite urubyiruko ruri smart, rubasha gukora neza. Yego, urabona abakobwa, mfate nk'urugero rwo ku bakobwa, iyo abakobwa bageze muri iyo myaka usanga kenshi bakunda kugaragaza ibimenyetso by'imihango nk'amaraso, nibyo? Ese ni ibiki bakora kugira ngo rugasobanukirwa kandi rukumva, kugira ngo ubuzima bwabo buzabe bwiza? Rero nkaba nasoza nyine ngira inama urwo rubyiruko n'ababyeyi ndetse n'abakoresha social media, kugira ngo dutange ibintu bizima bitanga umusaruro ku rubyiruko rwacu, ku buryo ejo n'ejo bundi utazagwa mu mutego wo kunywa ibiyobyabwenge kandi umaze gusobanukirwa ibiyobyabwenge ibyo ari byo. Ejo utazagirwa mu mutego wo guhura na bya bibazo byo gutera inda, kubaho mu buzima bugoye kandi utakagombye kubaho mu buzima bugoye ari wowe ubyiteye. Rero nkaba numva nshima cyane ibi biganiro dutanga, kuko nk'uko tugenda tubibona bigenda bigirira umumaro abantu benshi, kuko tubibona muri comment bigenda bigirira umumaro abantu benshi, ariyo mpamvu ari umusanzu mwiza tuba turi gutanga. Ndumva ari ibiganiro byiza. Niriya jambo rya nyuma wabwira abantu bari bakurikiye Ijabo rye TV? Ijambo rya nyuma nababwira dusoza ni uko icya mbere aba bantu bacu ni ugukunda ibi biganiro, gukora like, agakora share, ntibagirwe gukora subscribe ndetse no gukomentinga, kugira ngo ibi biganiro bijye bimugeraho mu gihe byatambutse, mu gihe twabitanze. Kandi ngasaba n'abantu kubikurikirana buri munsi kuko birimo inyigisho nyinshi. Murakoze. Yego, nitwa Nyawe, iyi ni Ijabo rye TV. Kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa neza ikiganiro tugezeho, bigusaba kubanza wasubira inyuma ukareba ibiganiro twakoze kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa